bebe ibuka cyagiye sibyo tugitangira gukundana njye nawe tutarabana sibyo uribuka ko wambwiye ko unkunda bwa ngewe ngo vuga kw'Imana rero ngo nukuri nkubwira ko ngukunda ntago ari babimbwiye shabe buri umwana mubi ndi umwana mubi ntago ndi kuburana nawe ye baba we I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Yo, wako Kigali, Rwanda wamuswe kugereze n'uyu munsi wageze. Hello guys, welcome and welcome. Twaje tutangiye. Oya wikata tugakomeza. Hello guys, welcome and welcome again to our YouTube channel. We are Blesso Family. We are Blesso Family. Witwa nde? Nitwa Diana. What is your name? My name is Wasedia. My name? Eric. Guys, twagarutse nko mubizi turi Blesso Family. Umugore wanjye nanjye hano. Turabakunda. Cyane. Babwire nyine. Turabakunda cyane. Dukomeje kubakunda. Mbese mbabwira ko ni ukuvuga ngo uyu munsi tuje dufite episode nshyashya, episode 2 nkuko twabasezeranyije ko tugomba kubaheza episode 100 tugeze kuri episode ya 2. Guess what, uyu munsi ni fire. Ariko tushimire kwanza abantu bakurikiranye episode ya mbere ukuntu urukundo rwacu rwatangiye, support yanyu kuno shama comment ni menshi uri kutubwira ngo episode 2 irihe mana yanyu. So niba twaka tugomba guhita tuba kubeta ka 2 none nta bintu byo kubeshya babizi ko true or false. tugiye kubakomeza kubabwiza ukuri mu murongo w'ukuri nta mpamvu yo kubabeshya. Tugiye kubabwira ikijyanye n'iki none tugiye kubivuga byose nyine uyu munsi tugiye kubabwira iki tugiye kubwira icyo abantu wabwiye undi ko akunda undi Ninde se nyine abanyarwanda babivuze. Guys, reka dukomeze story yacu sasa ukuntu byakomeje. Kwanza tutarakomeza dufite cameraman wacu ukomeje kudufasha dusupportinga mu buryo bwo kudufotora ko kudufasha mu buryo bwa videography, ari no kugenda tubaza utubazo tumwe na tumwe ababeraho mutari. So turakomeza turakwakiriye cameraman wacu bakwita nde? Turabishimiye banyita Mr. Champion. Mr. Champion. You're welcome to Blesso Family. To Blesso Family. Nagare family nawe. Okay, family rero. Wow. Sinabwiye ngo wigiye mu Gifaransa. Ndakuretse. Nzi cyane. Twakomeje. Harya watwibukije twagarukiye ubushize. Twagarukiye. Yarumva nyine mwari mugiye kuduha story nayo twaradutegereje cyane. Ukuntu byatangiye nyine ukuntu Ninde wabwiye undi ko amukunda bwa mbere. Yeah. Okay. Umwanya ni uwanyu. Umwanya ni uwacu tugomba kubikora uyu munsi none baby. Mwahoze kuzana ibintu by'amahane twumvikana. Tugiye kuvugisha ukuntu wantere. Ukuntu wantere. Guys, twakomeje nkuko twababwiye muri episode ya mbere ahantu yarangiriye twari tumaze nyine kumenyana, tumaze kuba inshuti, twari dusigaye dukorana. Yari Niba wanjye ahantu nakoreraga, nari maze kumusanga maze kunyakira kuri job ahantu yakoreraga nawe, tumaze gusa nk'abantu bakorana bya hafi. Nuko turangije kujya dukorana nyine umuntu nkajya mva mu kazi nkajya nza kumureba nkuko nari babwiye abantu bakurikiye episode ya mbere. Ndizera ko mubyibuka kandi abatarayikurikirana mugende muyirebe kugira ngo mujye mukurikirana story yacu kuno yagenze yose kugira ngo tugeze aha ngaha tugeze uyu munsi. Sibyo? Turangije sasa kuno byagenze. Baby wanjye twakomeje kujya tubonana buri munsi nkuko bisanzwe, nkava mu kazi nkaza nkamureba
ukaza ugatereta nyine nkateta se iki cyangwa niwe wanteretaga yewe okay ntari ibintu byago none wazaga gukora iki kandi wumvaga waravuga mu kazu kawe okay katwibukiranye ko mutubwire urumva mbere yuko wenda munagera ku izina nyiraryo nyine mbese kuvuga ngo ndagukunda sibyo urumva hariho preparation yabayeho kwitegura turahurira hehe kuko sintekeza ko byabereye kuri telefone byanga byakunda yari live cyangwa se nimba ari no kuri telefone nabwo mu bitubwire sibyo kugira ngo mugere kuri iyo step yo kuvuga ngo ndagukunda sibyo naragukunze bese byagenze gute iyo shusho byari bimeze gute hagati aho ikintu nibuka uwo munsi nari navuye mu kazi kanjye nk'uko bisanzwe utaza kubeshya ntabwo ari uko yanabeshya njye nakubeshya ndakuzi sha reka aravuga sayidiye ndavuga njyewe ko mbyibuka kandi ko mbyibuka sibyo uwo munsi nari nakoze sibyo noneho hari abatipe bashuti banjye twanababaza nawe uranabazi umwe bamwita Justin undi bamwita Pizzo ikumva n'undi bamwita Eve ikumva baje kunsura ndababwira ati rero muza tuba twibera hano bakaza baje amasaha ya nimugoroba nyine n'ubundi baraza tuba turi kumwe turi guciringa nyine noneho turangije ndababwira ati rero mwaje nkaberekana tugenda ikumva nibwo twaje aho ngaho ku kazi nje kureba ibintu ngiye gukora ibintu by'imibare nikumva nkora control noneho ndangije ndababwira ati rero muze tuba twibereye ahangaha noneho aho kubajyana ku kazi kanjye ndababwira ati mwe mwicaye hano aho uyu nguyu yakoreraga mwe muntegereje ahangaha noneho bakihagera bigira nabo b'amabandi kumva bashaka kumutereta sha kumva ndabeshye birangije byagenze gute nasanze nyine bamaze kwibwirana baba inshuti nyine gake bari kuganira batabizi ariko njye bari bazi ko dukundana nyine bisanzwe biri aho ngaho ntago nanjye kuko nyine bari bazi ko ari inshuti yanjye cyane ko ariko batazi ko dufitanye gahunda wenda yo gukundana birebire batazi ko nyine ufite gahunda yo yiki se bari bazi ikiri ku mutima sibyo ntago narababwiye wenda ngo bimeze gute ku mutima wanjye sibyo nuko ahubwo mwege mwaganiriye kubera ko icyo gihe ntago nari mpari mwaganiraga ibiki twandaga ibiki ntabwo mbyibuka ariko twateraga story kubera ari abashuti bawe twaraganiraga nyine ibintu bisanzwe cyangwa nawe abakunze iyi nayo nanabakunze mwese nakwanga abashuti bawe ntabwo ko utabimbwiye ko nawe abakunze nayo nabakunze kubera ari abashuti bawe birangije nose ko wagiye nshaka kubaganiriza kuko wari ubasize aho nk'abashyitsi nyine wari uzanye nuko noneho turangije nanjye mva aho ngaho nari maze gukora imendaza dutangira kuganira nabo gake aho ngaho nikumva noneho birangije nyine mbona uburyo nyine buri kintu ngiye nkunda umuntu usabana n'abantu noneho ndaza nsanga ukuntu yasabanye n'abantu ndavuga se why not uwo mugoroba hari nka saa 3 z'ijoro cyangwa saa 2 gutekereza mu mutima wanjye why not ubundi n'iki ako ne wamwe nase wari wabazanye mu ruhe rwego ne nabazanye ntabwo nabazanye ntabwo naraje kuberekana wapi bari baje kundeba bari bavuye aho bari baza kundeba sibyo baje kundeba nabo bazana kundeba ntabwo baje kumva nyine nose mwamuri kumwe nande si wabazanye kundeba nyine narababwiye mwe muri hariya njye ndaje ngiye gukora ibibare mwe mwica aho ngaho ndaje urumva utarubazanye nyine kureba bajyaniwe kundeba kandi bari no kwicara iwawe kandi nakoreraga intebe ariko barayaye siko ibintu byose muri kubikiraho turi kumva story uko imeze urumva ubajyanye kubicaza kwa Diane bakomeje kuganira bamaze kubishona ndaza ubundi boss wa Diane we yari boss yari boss ni mu boss yari business woman nawe business woman nikumva I get bikubyumva nkuvuga nyine tukomeza gucilinga aho ngaho nabo kugeza amasaha afashe nyine bavuga ko bashaka gutaha
ndabaherekeza barataha kumva none mu gutaha nanjye ndavuga ati kerekana mbe nigarukiye mbe ndeba Diana ngo gake gake ariko abareke kuba ari wenyine kumva none ndagaruka ndaza ndavuga ati rero ndaje turaje dutari ko ndibuze kugira gute kuguherekeza ariko nkumva mu mutima wanjye hari akantu kandi mo gake gake nyine kuba twagira gute namubwira ariko bitari bya danje ariko nyine nkabona arankunda yarankundaga buriya yankunze buriya mbere yanjye siko ndi kuvuga agaciro ceka nibyo warankunze mbere aratubwire rega wewe banza utubwire story Nikambaye story nikumva nuko ndakomeje ndamutegetse nyine turasoza akazi ndamuherekeza noneho muherekeje tujyana n'amaguru tugera hafi n'iwawe ndamubwira ariko kugira ngo tugere kuri la step twari tumaze kuba inshuti cyane tuvugana kenshi ku munsi kumva ariko ntarambwira ko mukunda cyangwa se we ambwire ko ankunda nikumva ariko nyine hari igihe yigeze kunyandikira aka message ngo I love you so much ndabeshye no turangije none ndamuherekeza mu ijoro no ngera ahantu nyine ndavuga ati kereka amagararanga none ndavuga ati ariko urabizi n'ibindi njye buriya ndagukunda dusubiye inyuma gatoya hari haciyemo nk'igihe kingana gute mumenyanye nawe harashize nk'amezi nk'abiri wumva ufite pressure yo kuvuga ngo ariko ubundi wamubwira naramubwiye namubwiye nta nubwo nyine twari tumaze kuba inshuti cyane sibyo ku buryo nari ndi kubona ko atanabyanga agata ariko rero mu by'ukuri njyewe ndanagukunda muze kumuherekeza iryo joro arishimye afata nanjye nta sawa nkuye nanjye nagukundaga cyane nuko byagenze nyine mba ndayamubwiye gutyo ariko nawe yarankundaga cyane uyimuvugira sibyo arahari arabitubwira sibyo nakubwire wumve urumva kugira ngo wenda ngusubije inyuma mubaze tubazo wenda kugira ngo Diane nawe tubwire ibye urumva wowe kugira ngo wenda uhitemo kuvuga ngo ndagukunda sibyo ubone ko icyo cyemezo ugomba urumva n'umwanzuro utoroshye rwose mwari inshuti sibyo ariko wenda ni nk'iki cyakwa attractinga watubwira nk'ibintu nka bitatu byagupushinga ukavuga ati ariko Diane niwe twamenyanye sibyo ariko numva ko ari ukuntu ukunda umukobwa ukumva ko agomba kuba uwawe sibyo agomba kuba uwanje ni nk'ibihe bintu bitatu wenda batubwira wumvaga bigupushinga kugira ngo wumve ko lazima icyambere Diane nkuko mubona abana n'umukobwa mwiza icyo ni icyambere sibyo yes noneho uko asana inyuma mu mutima niho heza cyane kumva icyo ni icya kabiri ikindi cya gatatu ni umuntu twumvikana ku buryo bushoboka turumvikana pe ubwo ibyo bitatu nuba bihagije ni mwiza ku mutima noneho birushijeho noneho agira n'imico myiza kandi tukaba twumvikana nibyo byatumye numva namubwira ko mukunda umwana w'umuco ego muco we Diane kana tubwire Dia tubwire urumva umuhungu urumva byanga byakunda tubwire muri make wari umutegereje ko azakatoboka akavuga umubwira avugisha ukuri yego wari utegereje cyangwa nawe wari ufite kuzabimbwira mbere njye ntabyo nari kubwira ariko mu muco w'iwacu nta mwari ufata iya mbere abwira umuhungu ko amukunda bitabimbwira byari kurangira ntabikubwira ariko ko njye ntabwo ndi umuzungu yes tubwire uri kumva urumva urebe iminota yapasinze story birenze ningahe yuko tukomeze turusoza kumva reka niba agiye kudusoreza nawe tugiye gukomezamo urumva rero tugeze kuri Diane wawukundanye na Eric cyangwa se nyine murakommunicating sibyo tubwire wari utegereje bazakubwira iryo jambo wumvaga bizabaho cyangwa wumvaga wenda ko uzabimbwira
umvaga mushaka gukundana bisanzwe bikarangirira tubwira uko wumvaga muri wowe before yuko bazakakubwira ati burya ndagukunda. numvaga ko bizarangira natabivuga bizarangira gutya ko ntabwo nari kugera kubimubwira niyo mungabwiye ndetse nari kuza gutereta ngo ndagukunda ngo ibiki ariko n'ubundi twari tumeze nk'abantu bakundana abantu bari kubireba barabizi ari igihe ukundana n'umuntu mutabwirana mukundana nta n'umwe abibwiye undi gusa nyine mukaba mumeze n'ubundi nk'abantu mukundana mukavugana nose kuki wampamagaraga inshuro nyinshi nanjye ko nawe naramuhamagaraga nose ubwo urumva twarakundanaga ariko yahise ambwira ko ankunda nyine kugira ngo nicare mbere. Wese wiyumva gute? Nahise nyine numva n'ubundi nari meze nk'aho reka dukundana nahise nyine numva ari byiza no dusubire inyuma gato sibyo ntaza kuguca mu ijambo ariko umva hari ukuntu abantu bakundana sibyo cyane cyane ku mukobwa ariko mbyumva cyane sibyo Ariko arambwira nk'ibintu bibiri ariko mbere ndahera kuri Diane arambwira ni ibiki wenda uwakoze sibyo kugira ngo umwereke ko noneho we agomba kubanza sibyo kandi waba waramukoreye ibintu ushaka gutuma wowe ubona ko ngukunda uzira ubutegura guteze none waranye naguteze umutego kagira inkuru ugira gutya icyambere nagwaga umwanya wanjye no kumvugisha waza no kundaya mu kazi nkagerageza kukuvugisha kandi ndi mu kazi ikindi warampamagaraga nkakubu nyine nkitaba wanambura ngiye nkahita nguhamagara yes cyangwa se ngiye nkabikora utanabikoze nkaba nyine my time naguhaye time nimba ari ikindi wibuka nagira kitubwira urumva ikintu cya mbere cyo namuhaye yamaye mwanya pe yaragerageje zaguye ikindi kintu zari iki ni ukuntu yabaga ari mu kazi kiwe ananiwe nyine aho ngaho handi nkumva nabwo yaza kuri ako kandi kugira mu nyine yarambwiraga ngo ese ngo uraza ryari ngo uraza none rimwe akambwira ngo arananiwe arahita atanaga ari bugeraho handi numva hari umunsi nabwiye ngo ndatashye none utuvuga ngo basi ngo reka nze nkurebe hari umunsi yambwiye ngo ntabwo ari bushyike mu kazi agiye kuhita ko ataha ndavuga ko yahari hafi n'ubundi aho yatahaga n'aho nakoreraga byose akazi ubundi n'aho yabaga byari hafi ahita ambwira ngo reka nze nkurebe basi nsimbuke gato nze ngusuhuze then wigende nose ibyo bintu umukobwa bikubwiye tuvuga ngo aragukunda si yabagukunda ngo nuvuga ngo urumva ko cya kabiri ni bibiri ese yaba hari gift waba waramuhaye nyine like nyine urumva gift utamuteguriye ukaza ukamubwira ati dore ka gift ngaka nabivuge niyo si gift yankoreye kumva ninjye mu muntu wa mbere amufite yankoreye anniversaire yankoreye surprise nari ndi mu kazi araza ntabizi pe araza mu kazi araza none avuga n'undi mutipe arora aho ngaho arabanza barancunga ngiye kubona mbona akana kaje yarishimye ariko uwo munsi none ndavuze mbega umwana we uyu mwana yavuye mu ijuru ari romance kuri the same side sibyo hari gift waramuhaye uvuga ati iyi ngiyi hari ukuntu ubundi gift mbikoresha mu mvugo nziza ariko hari ikintu umuntu akora babyita ngo ni ukumwica umutima ntabwo kumwica umutima ariko ni nko kugira ngo umufatishe songeye ku ruhande rwanjye gift namuhaye sibyo ntago wenda navuga ngo ni gift ifatika gutyo ariko namuhaye umutima wanjye mu rukundo rwanjye mubwiza ukuri buri kintu cyose urumva kubona umuntu ukubwiza ukuri rw'urukundo njye ndumva aricyo kintu gishobora kuba kirenze ibintu bifatika kuri anniversaire yanjye wampaye iki
naguhaye iki oya ibyo tuzabivuga muri episode hajya naguhaye iki kubera ko anniversaire yanjye yabaye ari bwo ahubwo kuri anniversaire yanjye nyine ubwo nano namuporopoje ko anniversaire yiwe nibwo namuporopoje kandi ntabwo nari mbizi nahise ko agiye kunkora ka bibi ko uranyibukije shagera gutya. Hanyuma rero sibyo tugana ku musozo urumva na episode after episode after episode tugeze ku gihe none urumva ibibazo byahengamye urumva Diane muwanyaraje arakubwiye ati none urabizi ndagukunda byakiriye ute ikibazo ni icyanjye ni kumva amaze kubikubwira ntutubeshye hari umuntu kugira ngo utange confirmation hari umuntu waba wararipotinze cyangwa ukamubwira ati urabizi buriya Eric yambwiye ko ankunda sibyo reka tubare ko ariyo confirmation yego mwarabibona ariko nanone burya hari ukuntu umuntu atarabivuga simpamya ko wenda ushaka kuvuga ngo burya uriya niwe boyfriend wanjye cyangwa se niwe fiance wanjye hari umuntu waba arafashe ko nk'uwo munsi the same day ukavuga ngo reka mbwire nguyu even if waba utarabimubwiye cyangwa se warabimubwiye urabitubwira wabyumvishe nkamubwira ngo amaze kukubwira ko agukunda official sibyo kubera bya byishimo nyine wagize hari umuntu waba warahamagaye ukamubwira ati wagwane cyangwa se hari uwo wenda ufite gahunda yo kumubwira ukifata utubwira mu marangamutima ko byari bimeze nta muntu nahamagaye ngo mubwire ngo arambwire ngo arankunda gusa nzi ko hari umushuti wanjye twavuganaga nkamubwira ko hari umuntu nkunda ataranabivuga ko nane arabibonye rero ntabwo nari kwita ko muhamagara arahari nyine ntabwo ndi bumubwira ndamukubwira urumva rero ntabwo nari kwita muhamagara ngo arambwiye ngo arankunda kandi n'ubundi yari azi ko dukundana urumva narabigumanye ko nayimizi ko utabimbwiye ibyo wari kubisubira ukumva warimubwira nyine urumva nta muntu narabigumanye noneho tugana ku musozo ndabaha umwanya nyine musezera abantu sibyo tugana ku musozo amaze kukubwira ngo aragukunda official sibyo muri wewe nibishaka be the next day cyangwa se mu minsi yakurikiyeho watekereje iki numvaga nyine ariko mbaburetse nubwo ndi kubaza gutyo ndi gufata nkaho yahise avuga ngo yes kandi Eric yari atanga ntabwo yahise abyemera nta nubwo yahise ngo nawe ndagukunda ndabyibuka yahise avuga ati nanjye reka ndagukunda yahise abyemera nringize ngo wenda yaje gusubiza nyuma yaho ndi kubaza nkaho byabaye exactly sibyo n'iki batekereje kuri move nyine kuvuga ngo nyuma yaho ko abyemeye noneho cyangwa bimbwiye atashye ahubwo reka mbereke kadukora episode izakurikira babwira uburyo urugendo rwo gutangira urukundo ruri official kumva ukuntu byahise bigenda ndashaka ko next episode tuzakora zababwira ukuntu urukundo rwacu rwahise rugenda kuva uwo munsi kugeza mu propose saba reka dusoze yino no muyikore